Tubahaye ikaze mwese mukurikiranye ZTV show, twizere ko mumeze neza muri amahoro. Hano turi kumwe na CEO nyiri ZTV Rwanda. Tugiye kugira ibintu bimwe tuganira cyangwa bitatu ariko bifite icyo bimariye sosiyete nyarwanda, kuko biba ari byiza ko itangazamakuru rigira umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu. Tugwaye ikaze. Urakoze cyane. Mr. Gakwaya. Ni amahoro. Ni amahoro. Akabeho kameze nabi. Kavura byo ni hatara ariko ni igihe cyako. Mu mezi yacu ya kinyarwanda bakita nako aya mezi bayita ugushyingo. Gushingura imbuto. Ya, uko babyita. Niyo mpamvu hagwa imvura. Impamvu hagwa imvura. Ukwezi kwa cumi bakwita ukwakira. Cyagiye baba bagira gute? Bakira imbuto. Ukwa 11 gushingura imyaka. Ukwa 12 bakahita ukuboza. Ni ukuvuga imvura ku kwezi iragwa n'ukwa 12 ka. Kwa 12 ubundi bitarahinduka. Kwa 12 byabaga ari amezi kabisa y'imvura gusa yisukiranye. Okay. Twaje kukureba rero, hari akavido twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye y'abantu baseka abandi mu mivugire. Mbere yo kweka mbanze nka sasire gato, urabona umuzungu ashobora kuvuga ikinyarwanda nabi, umuntu ntamuseke ukagerageza kumwumva, ariko umunyarwanda iyo avuze icyongereza nabi bamuha urw'amenyo. Ubibona ute biriya bintu nabyita nk'ubujiji cyangwa n'ibisigisi by'ubukoroni, kuko biriya ntabwo biba bikwiriye. Njyewe buriya umuntu ansetse kuko navuze nabi icyongereza, njye nta nubwo nanababara, kandi ndibaza n'uwanseka ntabwo yaba akindusha. Ndatekereza umuntu wajya kunseka ntabwo yaba akindusha. Ntabwo yaba akurusha icyongereza. Ntabwo yaba akurusha icyongereza. Yakindusha se gato. Kandi nanone ariko njye umuntu ansetse navuze nabi ikinyarwanda, azaza tujye muri deba cyangwa ikiganiro mpaka mu rurimi rw'ikinyarwanda, turebe ko antsinda. Aho ngaho umuntu ansetse navuze nabi ikinyarwanda, aho ngaho narara ntasinze. Kuko uri umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, navukiye mu Rwanda, nkurira mu Rwanda, nigira mu Rwanda. Ahandi ni ukuhajya mu buryo bw'ubutembere. Icyo cyongereza badusekera ngo tuvuga nabi ntabwo ari byo, kuko njye sindajya mu Bwongereza, sindajya muri Amerika, sindajya muri Australia, sindajya mu bihugu bikoresha icyongereza. Rero kuba wanseka ngo nuko navuze nabi icyongereza, biriya ni ubujiji, nta nubwo binakwiriye, bikwiriye no gucika kwanza. Umuntu akajya guseka ari uko wavuze nabi ururimi rwawe kavukire ikinyarwanda. Bakeka ko uba warize nabi, akaba ariyo mpamvu ngo baguseke. Kwiga nabi se uwanga kwiga neza nindi? Aho kwiga neza ubundi ni iki kwanza? Ni ukuvuga neza icyongereza se? Kandi ntabwo bisho. Kandi abantu reka nibwirire akantu abantu batazi basekana. Abo bantu ndashaka kubwira abantu baseka abandi ngo nuko bavuze nabi icyongereza cyangwa igifaransa nabi, bakabaseka byo bakuze kwita imbogo. Kurasa imbogo. Voilà. Nta na rimwe umuntu n'undi uwo ari we wese utarubizi, nta na rimwe uzavuga neza icyongereza nk'umuntu w'umwongereza wo kavukire cyangwa ibyo bita native mu ndimi zabo. Nta na rimwe nk'ubu nkanjye, nta muntu ushobora kuvuga neza ikinyarwanda nkanjye yaravukiye mu mahanga cyangwa yarakize nk'uko nanjye nize icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili. Ntibizabaho. Habaho kavukire uvuga neza ururimi rwe. Nkanjye kavukire w'umunyarwanda uvuga neza ikinyarwanda, ntategwa, nkarota mu kinyarwanda, nkasinzira mu kinyarwanda, nkarya mu kinyarwanda, nkagenda no mu kinyarwanda. Nuko bana baratubaho twumva bavuga icyongereza neza byitwa neza, ariko ari abanyarwanda buriya hari amahoro. Reka ntabwo baba bakivuga neza, hari amakosa bakora, barayakora cyane rwose. Si ngombwa kujya mu ngero, ariko niko bimeze, ababizi barabizi.
burasa ubwirasi gusa ku muntu ngo yavuze ururimi nabi. Ntabwo ari ubwirasi, ni ubujiji, byose bivanze n'ubwirasi, byose biravanze. Kuko ntabwo kuvuga nabi icyongereza ntabwo ari amakosa. Igikuru niba navuze nabi icyongereza uwo nkibwira akabyumva, n'urusibwe nabi uvuga ni ukuhe. Kubera ko ntanakoresheje tenses nabi, nuko nakoresheje verb nabi se, nuko nakoresheje preposition nabi se. Gute kuvuga nabi icyongereza ni gute mu gihe uwo mbwira iyo wumvise ibyo navuze? Hari umuntu bigeze guseka, ninde hane? Ni umusiporutifu yagiye hari n'abantu b'abakobwa basetse ejo bundi, abakobwa bita Kigali Babies, abakobwa b'abakire kamuhesha ijambo ryitwa bita ngo ni abasire, ariko ni abakire bafite amamodoka, bari bagiye gutanga ibihembo rero bavuga icyongereza nabi, ariko bikongera ku undi mugabo w'umusiporutifu wirukanka myasi, baramusetsa abantu. Aho ka video ndakibuka kamaze n'igihe kinini, ariko iyo urebye usanga no kubona akazi ni gute usaba akazi, ikizami cyo kwandika ukagitsinda, interview bakakubaza mu cyongereza kandi uri umunyarwanda, ukavuga ngo interview yagutsinze kuko utavuga icyongereza neza. Okay, biriya wenda byo wenda nta kibazo kinini kibirimo cyo kuba wakora interview, biterwa n'aho ariho wenda ugiye gukorera ako kazi. Kuko none ushobora kwibaza impamvu akenshi ubona nk'ibyapa byinshi byanditse mu ndimi z'amahanga, ni ukwanga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda se? Oya, biriya ni ukugira ngo ni ubukoroni cyangwa ni ubukoroni. Oya, ntabwo ari ikibazo cy'ubukoroni cyangwa kwanga ururimi rwacu cyangwa iki. Biriya ni uburyo bwo kugira ngo umunyamahanga abashe kwideburiya mu gihugu cy'abandi. Nk'ubu nkanjye ninje i Kigali bwa mbere, ntabwo nacanganikirwa nk'umunyamahanga. Nshobora kubaza mugenzi wanjye ati umuhanda ujya Nyamirambo ni hehe, ariko umunyamahanga aba yitinya, atariyakira neza ahantu ageze. Ibyapa rero akenshi bagahitamo kubishyira mu cyongereza n'igifaransa kugira ngo wa munyamahanga abashe kwideburiya. Gusa n'iby'ikinyarwanda bigiye bihari, ariko biri mu ndimi z'amahanga biba ari byinshi, niyo mpamvu babikorera. Kuki se nk'i Burayi hari nk'umushuti wanjye uba mu Bufaransa, ni Umufaransakazi, ntazi icyongereza na gike, avuga igifaransa. Kuki ho iyo ugeze nko mu Bufaransa usanga ibyapa biri mu gifaransa, batita ku bantu batazi igifaransa bavuga nk'igiswahili? Kuki twe twabikora? Harabirakora, rega bariya turabakeneye kuruta uko twe badukeneye, turusha imbaraga. Ni ubukoroni. Kandi nanone ikindi, ururimi rw'igifaransa ni ururimi international, nose ikinyarwanda wagikoresha hehe? Ubwo ndavuga noneho no muri Koreya, iriya yuriya mugabo bamwita uriya mu Koreya y'amajyaruguru, kwa Kim Jong. hari aho no kuvuga icyongereza ushobora kubizira. Biriya ntabwo ari ikibazo cy'ibindi, biriya ni ibindi bibazo bya politike baba bafitanye, nta kindi kibazo. Ngo n'inyogosho buriya ngo hari iyo baba bemerewe, ibi twigana ko ba Black America bogoshe wapi, hari urabizi. Ariko ngo afana Manchester United byasaze, iwabo yabategetse bagufate se ufana Chelsea hariya. Koko uri imyanzuro ye ibikakaye cyane. Ubwo rero ubwo wenda niko bimeze, niba atari amakabye bitangazamakuru, njye sinjya mpfa kubyemera cyane kuko nkurikirana kuri cyane, akunda kujya TikTok ikoreshwa cyane kuko rwa rubuga rukoreshwa cyane. Uzamukurikirana uzabibona, ahabwa icyubahiro kirenze uko abantu babitekereza, ku buryo ushobora no kuvuga speech wavangamo ururimi bikaba ikibazo. Ariko hano uzarebe umuntu afata speech avuga mu kinyarwanda bikajya gusoza yavanzemo n'izindi ndimi, biraba ari ukwirya. None si yagiye kureba nyirakuru cyangwa se utazi izo ndimi akoresha icyo cyongereza se wamugani, biriya ni ukwirya. Muri irya reka mbabwire, muri irya niba ufite microphone cyangwa mikoro cyangwa indangururamajwi ubwira abantu, gerageza kugabanya ibyo byongereza byawe rwose, ujye ushaka aho bishyira, ukoresha ikinyarwanda abantu bose bari aho babasha kumva.
kuko nayo iyo ugeze mu cyaro ugahura na papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa nyogokuru wawe cyangwa nyogosenge cyangwa nyokorume ukoresha ikinyarwanda neza kandi bikagenda neza. Biriya rero ni ukwirya, ni ubwibone cyane, kuko niba uzi ikinyarwanda wakagikoresheje. Musaza Maronga nkunda cyane, musaza rwose w'umuhanga, Maronga uriya ni umubyeyi, avuga ati niba utangiye speech mu kinyarwanda vuga mu kinyarwanda gusa, niba ari icyongereza vuga icyongereza gusa, niba ari igiswahili vuga igiswahili gusa, gutya igifaransa vuga igifaransa gusa, kuko kuvanga bigaragara nk'ubwirasi. n'ubwirasi kandi ikindi noneho bituma hari ubutumwa busigara inyuma, kuko bitewe abantu bose bari aho niba ari abanyarwanda urugero ubwira hari akantu kari butakare, kuko bose ntabwo babashije kwiga icyo cyongereza cyangwa igifaransa. Aha, ari wowe bakugize nk'ushinzwe ururimi n'umuco wabigenza ute kugira ngo bishire umuntu kuvuga bakamuseka, kujya kwaka serivisi? Hari nk'ahantu ushobora kujya kwaka serivisi mu bigo bikomeye, wavuga icyongereza abaje bavuga ikinyarwanda bakakwakira mbere. Aho harahari se tumene umutangase kuri Zeda TV cyatubireke, reka tubyihorere, tumene umuti tuhavuga aho hantu, reka tuhihorere, ariko nabo bazadukurikirana babikosore, ibyo bintu by'ubukoroni babikure mu mitwe yabo. Biriya ni ukudasobanukirwa, ntabwo kuvuga ikinyarwanda bikugira umuntu w'injiji. Aho ibintu bipfira, twebwe twumva yuko hano mu Rwanda cyangwa ariko ni hano niho bibona cyane, ni kumva umuntu avuze ikinyarwanda nk'ahantu hasobanutse, bamufata nk'umuntu utarize, umuntu utazi ubwenge. Kuvuga ururimi neza cyangwa nabi ntabwo bikugira injiji cyangwa umunyabwenge. Reka kuba wadudubiza hari icyongereza cyangwa igifaransa ntabwo bikugira umuntu w'umunyabwenge. Oya, ururimi ntabwo aribwo rugaragaza umuntu w'umunyabwenge. Nanzi ko kugira umunyabwenge kuko uba wararufasha hakiri kare. Nanzi ngo bikugira umunyabwenge kuko washoboye kurwiga ukarufata, kandi abandi bararwize ntibarufate. Mbese aba yarashyizeho ikizami kikananira abo ngabo bavuga yuko batakize ngo bagifate. Wenda umuntu kuba atazi icyongereza kandi yarize bikaba ikibazo cy'ubuswa. Oya, ntabwo ari ikibazo, kandi ubuswa ntabwo tuburebera ku rurimi. Oya, ntabwo tuburebera kuki? Hari izindi ngingo zitandukanye bareberaho. Harya babyita IQ, babyita IQ, intellectual conscient. Ibyo ngibyo hari uko bikorwa, ariko ntabwo IQ ntabwo tuyirebera ku rurimi. Tuyirebera kuki? Ko umuntu afata ikintu vuba, yideburiya mu bibazo agezemo, uburyo ashobora gusubiza vuba bibagereranyije igihe umwanya amara asubiza ikibazo. Njye nawe bashobora kutubaza ikibazo, cyangwa abantu nka batanu bashobora kubabaza ikibazo kimwe, hakagira ugisubiza mbere n'ugisubiza bwa kabiri n'utinda kugisubiza, naho barehera babara. Ibyo rero ntabwo birebera ku rurimi, kuko ntabwo birebera kuko wavuze neza igifaransa cyangwa wavuze neza icyongereza. Oya, ntabwo kuvuga ikinyarwanda bikugira umuntu w'injiji, never. Wowe ukumva noneho nko muri ama interview yakorwa, wenda ukabona umuntu arimo akora interview yo kuba secretary wenda wa DAF minisiteri wenda y'urubyiruko rw'u Rwanda, urugero, cyangwa se rw'abaswahili rwo mu Tanzania, ugasanga gukora interview bishyize mu cyongereza, kandi iyo minisiteri ikorera muri bene gihugu batavuga icyongereza. Ukumva bibaye byiza batajya bavuga ngo ukore mu rurimi ushaka. Njyewe nta kibazo mbonamo cyo gukoresha mu cyongereza cyangwa igifaransa. Impamvu ni uko none se umunyamahanga nta banyamahanga nta bajene b'abanyamahanga cyangwa urubyiruko rw'urunyamahanga baturutse mu mahanga baza gukenera serivisi muri za minisiteri. Wenda bikaba biri muri CV, kuzi kuruvuga unarwumva,
ariko nese ubwo barindira gukoresha televiziyo y'ikinyarwanda se kandi uri umunyarwanda ntabwo njye ku giti cyanjye nta simbibonamo ikibazo byaterwa n'ahantu ugiye gukora ntabwo njye mbibonamo ikibazo gukoresha televiziyo mu rurimi rw'amahanga kuko uba ushobora kuzahura n'umuntu uwo ari we wese w'umunyamahanga kandi azaza kugana naza kugana se azakoresha ikinyarwanda atakizi ariko se ugira ngo wenda ku bantu bavuga ururimi neza tuvuge rw'icyongereza cyangwa se igifaransa ukiga ukoresha tenses prepositions ibintu nk'ibyo ukiri hasi pe ugira ngo umuzungu uzi icyongereza amuvugisha se ntibumvikane ariko muri interview bagukeneyeho cya cyongereza cy'umwimerere njye ikintu numva wenda nakubaza cyangwa se njye nanakonfirma nawe wenda ukaza gukorera ibyawe njye nanakonfirma ko bibaye byiza bajya bati hari ikinyarwanda igiswahili icyongereza wenda n'ikindi rundi rurimi urahitamo ukora aho ushaka kuko hari abantu babura akazi ari umuhanga pe ariko muri interview agategwa arega buriya arikambwira akantu ushobora kuba wenda utibuka neza gukoresha televiziyo aba ari uburyo bwo kuminimiza cyangwa kugabanya abantu bakeneye nese niba akazi nose cyaba gupiganirwa akazi nese niba umwanya ari 2 abantu bakaba basabye akazi ari abantu 50 nose ubwo bizagenda ubwo se barebera mu rurimi ahubwo wenda ntibarebera wenda bagahera muri experience nabyo barabireba experience byavaho bakareba uburyo ukora akazi niba ugiye gukora akazi bakakuha nka mashini ati twereke uko wabikora wenda njyewe simbizi ndimo turivugira ku rurimi ariko ubwo wowe wenda ko hari n'uburyo ubyumva nanjye akaba uburyo mbyumva ariko ururimi niba nawe uhamya neza ko atari uburyo urumva bwo gupima ubuhanga bw'umuntu babohora abana cyangwa se undi muntu we wese ujya gukora ama interview niba azi ikinyarwanda niyo akoresha icyo kinyarwanda sinciye iteka ariko nabivugaga nk'umunyamakuru usanzwe uto none se ubwo abaye atarize izo ndimi akaza impamvu wenda batanagira no mu kinyarwanda ikinyarwanda ubundi uri umunyarwanda ariko uzi ko ururimi rw'ikinyarwanda rushobora kuzazimira ntabwo rwazima duhari amaye uzi ko ubu rwigishwa mu mashuri no muri kugeza no muri kaminuza uriya uzi ko ubu hari umwana muto w'imyaka 5 wabyawe n'abanyarwanda se na nyina n'abanyarwanda bakaba batazi ikinyarwanda kandi bari mu Rwanda bari no mu Rwanda n'umwirato none se ko hari abonzi bavukira i Burayi urumva bakigira i Burayi bakaba bavuga neza ikinyarwanda which is good none se ntago bahari izo ngero zihari zirahari none se ni gute umwana wawe nyine ni bya bisigisigi by'ubukoroni n'ihungabana ntabwo kuvuga ko umuntu wavuze na ihungabana gute societe yacu iracyamufata nk'umuntu utazi ubwenge niba uje uvuga ikinyarwanda ahantu baguciye amazi yateye ngo muturage siko bavuga ntabwo yize ntabwo asobanutse aturutse mu misozi uzandangire ahantu hamwe muri aho uzaze uvuga ikinyarwanda bakakwirukana ari mu Rwanda hano ese ntuzi ko tukiga za primaire kandi ndabibona ururungano twiga primaire ziko hari ahantu wavugaga ururimi rw'ikinyarwanda ukambara akantu isuka mu ntuza mwijosi benda biranabyo ni ikibazo ariko babikuyeho Ministere y'uburezi babikuyeho ubwo buriya nyine byari iby'icyo gihe ntabwo twabitindaho cyane siko biriya byari gutuma ururimi rwacu rukendera nibyo nakubwiraga aho byashyiga niyo si impamvu byavuyeho ni iki yego niyo mpamvu kugira ngo ururimi rwacu turusigasire arega kugira ngo ugire ubwenge ni uko utekereza mu rurimi rwawe kavukire ntabwo waba utekereza muri wavuze akantu mpita numva uburyo uri umunyabwenge ati no kurota ukarota Kinyarwanda bano bavuga icyongereza neza
icyongereza ndakizi n'igifaransa n'igiswahili ariko ntabwo nari narota muri izo ndimi z'abandi ndota mu kinyarwanda gusa uriya niwe wa nyawe cyane urumva nje ibyo gukabya ngo ibyongereza mujye mu bijyana hirya ntabwo bikwiriye icyongereza kimenye yego nibyo ushobora kwambuka umupaka ukajya hirya ukisabira icyo kurya yenda mu zindi mu ncamake bwo kwisabira icyo kurya niyo terime dukoresheje cyangwa ijambo dukoresheje ushobora kwambuka yenda bikagufasha yego nibyo ariko ururimi rwacu na hano bishobora kugufasha hano byagufasha ukakugaburira ariko birababaje kuba barasetse uriya mukobwa ngo harya ni yitwa nde harya yitwa ari mu bakobwa babiri yitwa nde Ariyakuru niwe basetse ngo yavuze nabi icyongereza Ariyakuru rwose barakurenganyije kandi niba byarakubabaje kuva none ahangaha igihe uzabonera kino kiganiro uzashyira umutima hamwe uri umukobwa w'umunyabwenge kandi ntago ndashaka kubwira ko ubwenge bataburebera ku rurimi rw'amahanga uvuga ubwenge ntago abapima ubwenge ntago babipimira ku gifaransa cyangwa icyo ubwenge n'ubuhanga bitandukaniye bundi ubuhanga Mr. William ushobora gukora ikintu ubwenge ni ukwenga kureba ifite akamaro ukavana iby'umumaro ubuhanga ni uguhanga ubuhanga ni uguhanga Ariyakuru njyewe nanjye birambabaje narabirebye birambabaza ndeba uburyo yidefanzemo abwira abantu ko ngo yakuriye mu cyaro n'iki yego aho ariho hose kandi hari n'abakuriye mu mujyi n'icyo cyongereza cyananiye ntabwo kuvuga neza icyongereza bikugira umuhanga ibyo bintu abantu niba utari ubizi ubimenye uyu munsi ese biriya twiga mu ishuri ni ubuhanga ni ubwenge biriya ni ubumenyi hari ubumenyi ubuhanga ni ubwenge biriya twiga mu ishuri ni ubumenyi biriya ni ubumenyi umuco dutozwa n'ababyeyi bikaba ibyo dutozwa n'ababyeyi kumesa iki bikaba biriya ni ikinyabupfura biriya mu ndimi z'amahanga ushobora nabyo ni ubumenyi wisdom ni ubwenge ariko buturuka ku burere karemano okay Ariyakuru yarambabaje cyane nihangane ngo niyumva bikomeye azajye kukiga neza nibyo ako buriya nta kuntu hari ibintu yanetereza buriya nta kuntu leta yazashyiraho nk'abiriya tujya tubona ngo ibya TFL na bata n'ibikini byo kwiga n'ubundi biri hari Rwanda kuko aho njye nibaza uburyo ki hari nka kaminuza yo hanze yenda niba umuntu asabyemo kwigamo baragusaba ngo TFL ngo bare kuzi icyongereza neza kandi barabizi ko mu byo wize byose wize mu cyongereza mu ndimi zabo biranagasa grammatically baba bashaka kureba kuzi icyongereza dore se bo warize mu kinyarwanda icyongereza hano biga ariko nka Canada babikuyeho ari ama interview ya TFL biranukukira abantu biranukunaniza abantu ndetse niba umuntu yarize mu cyongereza cyangwa mu gifaransa guhera mu wa mbere akarinda arangiza amashuri yarangije uramusaba ibyo bipapuro by'iki kandi wize urangorophone cyangwa francophone wowe wize urangorophone cyangwa wari francophone wize ukoresha igifaransa cyangwa icyongereza byose narabikoreshaga hari aho byageraga ugasanga imyaka barakoresha igifaransa ejo bivuyeho ugasanga nyine niyo mpamvu bamwe mu bantu mungana na Ariyakuru nta rurimi bazi neza bararuzi ariko ibyo yavuze ntibabyumvise ariko bamuhaye urw'amenyo niko bavuga bamuhaye urw'amenyo ni abafite ibibazo mu mutwe barabifite rwose uwo bibabaje azampamagare azihangana ariko burya umuco wo gusekana ni mubi wo gukoba niba ushobora guseka umuntu utamukosora uba uri hanyuma ye uba uri hanyuma ye kuko yagerageje n'ahagera
none se cyane rwose biriya ni ingeso ikwiriye gucika kandi iri hano gusa ntabwo Uganda nari numva umuntu basetse ngo nuko yavuze nabi icyongereza ntawe sinzi impamvu hano ubona biterwa n'iki nanjye byaranyobeye sindamenya ibyo ari byo kandi ba nyiri uwo bibwira we ntashobora kuguseka kuko sinzi impamvu. Dusoza rero tubifatireho umwanzuro iminota dukoze rwose hafi igice cy'isaha ni myinshi ariko twasoza twubaka urabibona bigende gute umuco wo kuvuga ururimi nabi bakaguseka urasoza utanga iyihe nama? Ntabwo ari umuco ni ingeso. Umuco buriya ni ikintu kinini cyane kandi cyiza. Ni ingeso z'abantu musekana ngo nuko runaka yavuze nabi icyongereza cyangwa igifaransa ntabwo ariho impamvu atariwo. Niba umuntu yaravukiye mu Rwanda akigira mu Rwanda agakurira mu Rwanda kuba yavuga nabi icyongereza cyangwa igifaransa ntabwo ari ikibazo ariko navuga nabi ikinyarwanda ahubwo ari bwo uzamuseka kuko ni ururimi rwacu. Ntabwo rero kandi ikindi nabibutsa twanahoze tuvuga kare kuvuga ntabwo ubwenge baburebera ngo nuko bavuze neza ururimi runaka rw'abanyamahanga ntabwo ariho bapimira ubwenge. Umuntu watekerezaga gutyo rwose abihanagure mu mutwe we ntabwo ubwenge babupimira ngo nuko bavuze neza icyongereza cyangwa igifaransa. Kandi ikindi ni we ushobora kubutekereza ko uzi icyongereza ugaseka abandi. Harimo ubundi umuntu uzi icyongereza cyangwa igifaransa ntabwo yaseka wavuze nabi. Ibyo bikorwa n'abantu batabizi ahubwo. Ntabwo wowe uzigira niba utekereza ko uzi izo ndimi z'abandi neza ukaba useka abandi waba wibeshya kuko ntabwo ushobora kuvuga neza ikinyarwanda cyangwa igifaransa neza nk'umuntu wavukiye mu Bufaransa cyangwa mu Bwongereza cyangwa muri Amerika. Ntabwo bishoboka. Ni nk'uko nanjye nta munyamahanga waza hano mu Rwanda ngo yige ikinyarwanda ngo akivuge neza kundusha. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bibaho. Kereka nawe yarahavukiye akahakurira. Ururimi ntabwo ari karemano. Ururimi ukoresha ururimi bitewe n'aho uvukiye. Ndumva aricyo nababwira. Urakoze cyane turagushimiye. Mugende mukore subscribe kuri Zeda TV Rwanda no ku Musare live. Okay, turabashimiye cyane kandi mugire abantu bari hanze kabisa turabashima no muri Amerika kabisa. Mwigisha abana ikinyarwanda pe. Abantu muri Amerika b'abanyarwanda rwose ikinyarwanda mugikomereho abari muri Canada ikinyarwanda ni ururimi rwacu. Ndabizi ko mugikumbuye ariko ikinyarwanda cyacu abari Buraya abari mu bacira imigani mu bisakuzo imigani kabisa nyiramakangaza ngo mutaye ukice imbeho kurugi ibintu nk'iki rwose ikinyarwanda mugikomereho rwose. Irenga ryari ryaritsima irenga ryari ryaritsima ikinyarwanda cyacu cyubahwe rwose cyane. Urakoze cyane turagushimiye. Urakoze.